ibyungukiyemo ariko ntago ari ibigwi bya FCM Ventura yo transfer irimo guteza impaka nayo tuyiganireho nayo ni projet iriho ahubwo yari kuba M23 yari kuba ikoze ibintu bitari byo ijigahagarika uwo mushinga nabo bahanganye nawe uyu ni umunyamakuru urumva Micombero no munyamakuru wahagaze muri conference de presse ya president Tshisekedi ikishasa nkurikira abaza president Tshisekedi ngo bacinzo nzoga zica abaturage babigira ibyabo ariko bitari ibyabo bareke kubyibranding aho ahubwo babikomeze babibyaza umusaruro ku buryo nyine noneho bazerekana ubudasa imbere ya leta propaganda zica ibintu genda umunyamakuru w'umwuka urumva ntabwo twagwa muri propaganda nk'umuntu uvuga ngo ikivu kibamo amazi kibamo umurongo uriya murongo baciye n'ukuntu unagoramye bawuciye bati ntibanaciye umurongo ugororotse bagenda bawuhinahina cyo ko hari umuntu abajije se mu kivu habamo umurongo aravuga ngo ari butara bwakamo ubuntu bashyizemo abakoroni ku buryo nyine uwo murongo ubaho burya mu kivu itangazo gashoza ntambara rya M23 Lawrence Kanyuka yanditse iyo nabagenzi banyitwa tuteka tutegereze turebe niba itangaza ari amahoro sibyo ariko Sandrine ntabwo wabuza drone kuguruka n'indege z'intambara ku Rwanda za Kongo ni itangazo ryejo nyine ryo ku itariki 28 niba rero yatangazo nta kantu kari bukurikira kuko urumva hari igihugu gutubu ngubu kabisa umuntu ukoze muri twiga niba ari twiga urumva yakwigwa itare ku muzinga ubundi bizinga kabya yavuze ko bagiye gushoza intambara nibakomeza FCM 23 ngifite inshingano nyine zo gukora inshingano zazo zo kurinda abaturage kandi byemeye n'amategeko kandi ko bazakoresha nabo ibikoresho byose bafite ture mu wa NSSR kugira ngo barinde abaturage ndetse no kubashyira no binzira karengane reka rero turebe ko nyine rwambikana kuko rutambikanye ubwo leta iraba yumvise imbuzi ya M23 cyangwa M23 yabayananiwe izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Abonye ngo mama 23 yazanye transfer nshya y'amashanyarazi bitushobozi bwo guhumuriro w'amashanyarazi akarere kose iri kugenzura. Atabanye Kongo batuye muri ako gace bazajya babona umuriro amasaha 24 ku masaha 28 ati ibi ni byiza cyane ati leta ya Kinshasa yari yarabinaniwe mu myaka 70 bashize 70 ngishize. Ngayo nguko ndumva ari ibyo no kubeshya nabyo ntago ari byo nabonye Micombero binyomoza yego Micombero atiki Micombero yavuze ko iyo programme irimo gukora katari byo niyo transfer iri muri programme mpuzamahanga mu mishinga iterwa inkunga nya Bank Mondiale sinibuka neza na Bank ya Nyafrika ni projet ikora rero niyo M23 itaza n'undi transfer yari kuza ntago ari M23 yiguze hoshya bajye bavugisha ukuri kugeza itaje imbere ntuze ubwo ni kugihe kimeze kuko M23 naho yarwaniraga kuri matembe ya kabiri bari matebe ya kabiri hari imishinga yo guha amashanyarazi akarere yakomeje no nahe M23 irwanira ino European yateraga inkunga umushinga wa matebe ya kabiri uzi ko wakoraga kandi ufite ikicaro igoma kandi batarahafata ubwo nyine byungukiyemo ariko ntago ari ibigwi bya FCM 23 yo transfer irimo guteza impaka nayo tuyiganireho nayo ni projet iriho ahubwo yari kuba M23 yari kuba ikoze ibintu bitari byo ijigahagarika uwo mushinga none yo iraje ikomeje uwo mushinga ariko ntago ari initiative yayo abo ni babyivugiye ko ari projet yabo wavuze ko initiative ya M23 ntabwo ari byo ni initiative zisanzwe aho M23 yobora nawe yafashe nyuma ari international buretse hari uwitwa Willimanzi watangaje asa nkwerekana ko ari ibigwi bya M23 ibyo ni byantu badashobora kumvikana ko nanone Micombero nta cyanyemeza ikibyo avuga ari ukuri 100% kuko nawe akiri inkuru ye nawe nkunda kubona akiri inkuru ye irimo idatanzwe oya jewe ndi kubyemera please genda gaho imishinga yose igirana buri mushanganye n'aba bagabo nabo bahanganye nawe uyu ni umunyamakuru urumva Micombero ni umunyamakuru wahagaze muri conference de presse
ya perezida Tshisekedi ikishasa nkurikira abaza perezida Tshisekedi ngo KM23 turi kurisha imbaraga mu bigaragara mu ntambara ikabirwana itsinda muvuga ko ubutamu butazaganira ahita atangira Tshisekedi amuca ku ruhande ngo ndakubuzi ngo nyasome ibintu wandika kuri Twitter ngo ndagukurikirana n'ikindi yaramudomye ikibazo journaliste professionnel akora ikintu ntunzane muri propaganda urumva navuga amatiku tuzayavuga navuga ibyo tuzabivuga nta ntambara turibona micombero na manzi na uri manzi ndore wese nuko nyamba nabahana nyine afite ikinyamakuru cye urumva cyitwa niba Real Acti niki byose nkuko nkotinga iri binyamakuru twakotinze n'umuseke yerekana projet izina ryayo nimero za projet abatera nkunga bayo n'ukuntu bimeze so rero avuze ati iyi projet y'amashanyarazi irasanzwe c'est un projet de ifata akarere kose ntabwo ifata Kongo gusa irimo gushyirwa mu bikorwa ntabwo uzungura ngo ni projet mu 23 ngo nayifuze ngo azaje transfer n'ubundi yari kuza mu 23 itafata ariko byose byungukira iki byungukira abakongomani byungukiyemo nabyo nta kibazo ubungutse abakongomani bose kuko uwo muri uzagera ku bantu bose no n'akarere nawe uzawucanaho wenda nibizajya kuri seneri oya dusangiye umuriro uri umuriro wa icyo bita seneri wacyuze Sinerake cyangwa Sinerake uburyo butanga amashanyarazi buhuriweho na Great Lakes Region ubwo n'umunyarwanda ngira ngo uwo mushinga na Fidel Ndayisabaza mu mujyi wa Kigali ni projet ya CPG ya Rusizi ya kabiri ya mbere bagiye gukora na Rusizi ya gatatu Kongo n'u Rwanda dusangira umuriro niyo mpamvu nawucana nabo bagacana wacu turacana ku muriro buri urumva ibyo rero biba amahoro hanyuma rero ntabwo giye wanjara muri ibyo ngibyo kabisa ni byiza biziye akarere abantu ntibakora ibikorwa bakora imihanda bubaka amavuriro bateza imbere umutekano baca izo nzoga zica abaturage babigira ibyabo ariko bitari ibyabo bareke kubyibrandingaho ahubwo babikomeze babibyaza umusaruro ku buryo nyine noneho bazerekana ubudasa imbere ya leta ariko ne bavuga bidakwiriye no bibona uzabivuga akazi dakwiriye ntago najya kogeza ibintu ntago najya muri ibyo ngibyo propaganda zica ibintu genda umunyamakuru w'umwuka urumva umunyamakuru w'umwuka ntabwo twagwa muri propaganda kuko ukora ibyo bita fact checking ariko nanabonye pe y'u Rwanda nicyo ejo navugaga ngewe ahantu narindi ubwato buva Kongo bukazana abakiriya hehe aho hazaheza beach zayi hose kabisa ubona ko imigenderanire irahari buza mu wagiye Rubavu narimo kuganira n'umuntu uvuye kuri tere ngiye nagiye Rubavu sinabikubwiye se ubwato se buragenda buva kujya buza hakuno baraza pe nabandi bakagenda nta kibazo nanabaje ate se nta kibazo ati imigenderanire uwo muntu yarambye ati ngiyewe n'abakiriya benshi ngira naba baturutse muri Kongo nyine kutwaga tugenda n'ubwato twajya kugira ahantu ku murongo utukura tukagaruka inyuma ntago amato kigaruka inyuma mu nzira y'amato mu nzira y'inyanja wava hakurya ku mazi ya Goma ukaza ku mazi y'u Rwanda nese aho ngaho twari turi baraza iyo basabye uburenganzira ubisabira uburenganzira ibyo se si bisanzwe ariko gusa nabanye abantuza ari benshi abakongomani baza mu Rwanda ni ukuri pe noneho bagiye kuza kubwisha kuri nere kutubwira uti ngiye w'abakiriya ngira 70% n'abakongomani bagiye kujya baza kubera mu Rwanda ku bwinshi kubera na kiri uriya mwanzuro ariko natwe tugira abantu biga igoma benshi mu makaminuza yaho ibihugu bituranye bigenda bihanahana intuze byegexchange ari n'ibihugu mumunaziranye no ku mate hari umugabo wajya gutelefona kuri BNB FM aba ku kirwa kijwe ariko uwo mugabo yigeze gucika araduhamagara agena ba Jonathan aradusetsa hari haza amatora ya perezida mu mwaka ushize ngo none se ngo nanjye ngo nzaza gutora ngo se uzaza gutora ahangaha ni iwanyu ko uri muri Kongo baba ngo zinohe muzehe uwo biramubabaje kandi ariko yaduhabwaga ari kwijwi kuko bumva amaradiyo mu Rwanda nyine wazanye akaga n'uwaduhemukiye ni umukoroni waje gucagagura ibihugu byacu twagombye kuba duhurira kuri entereza imwe tuvuga ururimi rumwe niba uri umugunga wo mu Rwanda wagera umugunga kugiye kumvugeza mu bagunga urumva yego niba uri umuntu wo mu miryango w'umuhavu wo mu Rwanda wagera mu bahavu bakarehe ukumvugeza iwanyu hariya muri Sud Kivu ariko nyine wazanye amatage n'uwazanye imipaka yego kandi ntekereza ko buriya bizendenga hape n'imipaka yongeye guhanagurika bizashoboka buriya ntugire ngo ntibizashoboka uko isi itera imbere uko internet igenda iza isi kabimwe
uzabona ko hari ikintu kizagenda gihinduka, ariko kandi nuko abantu bagenda banajijuka. yego Ikintu cya mbere nicyo wungukira ku muturanyi, ntago ari batanya. Nk'umuntu uvuga ngo ikivu kibamwe amazi kibamo umurongo, uriya murongo baciye mu n'ukuntu unagoramye bawuciye bata ntibanaciye umurongo ugororotse, bagenda bawuhinahina. Cyo ko umuntu abaje nese mu kivu habamo umurongo, aravuga ngo ari butara bwakamo ubuntu bashyizemo abakoroni ku buryo nyine uwo murongo ubaho burya mu kivu. Ariko yawuciye awukwepesha agiye kugera ku ijwi awugarura hino, wagira ngo abantu bakoze imipaka hari ikintu bapfaga n'u Rwanda. Ariko nyine ngo abakoroni bageze mu Rwanda bahasanze ubutegetsi bwubatse neza, urumva. yego Ku ngoma y'abami ubutegetsi bw'u Rwanda bwari bwubatse neza, structure yubatse neza, communication imeze neza, itorero, ingabo z'u Rwanda, buri kimwe cyose. Baza ngo u Rwanda barugira ishyamba nyine, bashaka kurucamo ibice, baravuga bati iki gihugu kingana gutya gikomeje kungana gutya wasanga ari hatari mu karere. yego So kubw'ibyo ngibyo rero kubw'ibyo ngibyo nkaba ntekereza yuko we never know, hari igihe imipaka izavaho. ka twitahire ndumva byaba ari n'ibyo mashari. Hari ikindi kibazo waba ufite cyangwa igitekerezo bwana musesenguzi mbere ko dutaha? Ikibazo naba mfite, turifuriza amatora mashya abantu muri Tanzania barimo baratora. yego ugiye kureba n'ibyo ngibyo. Hanyuma mu kintu kintangaje dusoje utambwiye ku itangazo gashoza ntambara rya M23 Lawrence Kanyuka yanditse. ahubwo dusoje hari n'ikibazo nari mfite, urumva ko byabirebera n'ikibazo ni kimwe. Reka nguhe iminota 5, njye ni kimwe ngiye kukwibariza 5, reka manzi soza ibyanjye. Urumva M23 yanditse itangazo, cyangwa twanabigarutseho tubica hejuru. yego Wagira ngo iryo ntambara wagira ngo n'urwandiko rwa mbere M23 yandikira leta Kinshasa rwa hatari, kuko wanavuze ni ubu tayari Lawrence Kanyuka kimara kurwandika. Urufaya rwatangiye, ingabo kwigira imbere byatangiye, atirari zatangiye, nta drone iri bugaruke, nigarukira gukurana cya Mutema-kuni patata ibintu nk'ibyo ngibyo. yego Mvuye kuri radio n'abagenzi banye tubatuteka tutegereze turebe niba itangaza ari amahoro, sibyo? Ariko Sandrine ntabwo wabuza drone kuguruka n'indege z'intambara ku Rwanda za Kongo. ni itangazo ryejo nyine ryo ku itariki 28 rya FCM 23. njye n'abanyabwo iryo yamaganye raporo ya Reuters. Oya, ni itangazo rishyashya nyine ryarayisohotse riteguza intambara. Ukibaza, ndashaka kumenya ikiri bukurikireho. Niba drone zongera kuza gusuzugura abantu nzibira zirenze kuri yatangazo, cyane itambwira Lawrence Kanyuka nko kubwira Kanyuka, itangazo rya nsomye rya nyuma ryawe ni iringiri, andiza nyakura kuntuza kuri imihanda, nibira rya tangazo nta kantu kari bukurikire. Kuko urumva hari igihugu gutubungubu kabisa umuntu ukoze muri twiga, niba ari twiga, urumva yakwiye itare ku muzinga, ubundi bizinga kabya. Yavuze ko bagiye gushoza intambara nibakomeza. Yasuye gushoza intambara, yavuze ko bagiye kurwana nyine bya nyabyo nibakomeza kuzana kubazana amadrone. Ariko se reka turisome ubundi iri tangazo Sandrine rwose turisome. Nabonye iryo avuga ibana magana ya Reuters. Oya, irindi biriya yabikoze kuri Twitter, ariko irindi ryo ni itangazo riri abandika ririya se nabyo yabisonye nk'itangazo yabyanditse kuri Twitter nk'inyandiko. Kandebe ngiye nayibonye nk'inyandiko, dore communiqué officiel nayiguhaye irebe. Communiqué officiel du 28 octobre 2025. Le régime de Kinshasa franchit un nouveau cap dans la violation terroriste de cessez-le-feu sur et au-delà de la ligne de front, alors que la communauté internationale appelle le régime kakistocratique de Kinshasa choisit la voie de la barbarie criminelle et des massacres planifiés. Ubwo rero niwo uzi igifaransa kundusha wagasobanura ukuntu itangazo rikomeye. Urumva kiriya kintu cya kakistokrasi ngo ni ikintu cy'ubutegetsi budashoboye, ngo butafite ireme, ngo bujegajega bujegera butazi n'ibyo bukora. Nahoze ngisoma kuri Google. Reka yakoresheje igifaransa. Igifaransa Lawrence Kanyuka wagira ngo n'ukuri, wagira ngo n'umusizi n'umuhanzi. Ngo ubutegetsi bwa Kinshasa, urumva, bwongeye gutera indi ntambwe nshya ku bijyanye no gukora ibikorwa bimeze nk'ubwihebe, hanyuma baviyora nyine ihagarika ry'imirwano mu masezerano y'agahenge. Urumva ko noneho n'umusobanuzi mwiza, urumva
noneho bakabikorera ahegereye imirongo y'urugamba ndetse n'inyuma yayo. Urumva kuko urumva hari ibikorwa bibera ku rugamba rubera ariko niza bikarenga ngo mu gihe umuryango mpuzamahanga ngo ukomeje guhamagarira ko abantu bajya kuganira ubutegetsi ngo budafite ireme bw'Kinshasa ngo bukomeje amahitamo yabo yo guhitamo ibikorwa bigayitse ndetse no gukora ubwicanyi bwateguwe bwapanzwe. Bongero bati so mardi 28 octobre 2025 de 3h la coalition criminelle de Kinshasa a lancé une offensive généralisée sur toutes les lignes de front. Artillerie lourde et drones de combat s'abattent délibérément sur des zones densément peuplées de Kibati, Bibwe, Nyabiondo, Bukombo et les environs. Komeza nyine usobanure. Bagaragaza ko ku wa kabiri itariki ya 28 saa 12 z'igitondo bavuga amasaha 3 bavuga yuko Kinshasa yatangije ubwo ndabisaba amagambo make igitero kinini ku mirongo y'intambara bakoresha imbunda nini n'indege za drone z'intambara barasa ku bushake yego mu bice birimo abaturage cyose bituwe n'abaturage benshi bo muri Kibati, Bibwe, Nyabiondo, Bukombo n'utundi duce tubegereye. Icyo navuga ko ino paragraph turiho iyo bavuze ntoze offensive généralisée no kuvuga ni ibitero bitibasira agace kamwe no kuvuga kuri front line yose. Nangeze he ni icyo navugaga nyine ibi ni ibitero byibasiye buri kirindiro cyose ntago ari igitero cyugabo gato gatoya ni ibitero bikoresheje imbunda zose nyine n'ibikoresho byose umva materialize rasakure izi ni intambara zo ku rundi rwego. Hano rero bakavuga abo byahitanye les enfants et femmes tombés sous les bombes. Le nombre de morts et de déplacés augmenté de façon dramatique, conséquence directe de cette agression aveugle. Kusetse. Ahanga bagaragaza ko abana n'abagore cyose ego n'abagore baguye murusi y'amasasu ndetse bakagaragaza ko umubare w'abapfuye n'abahungiye muri izo ntambara wiyongereye cyane bikagaragaza ko ari ingaruka z'igitero cyakorewe abaturage benshi batagira ingano. Iri tangazo risoza rivuga yuko nyine ngo niba bikomeje gutyo ibyo bita effort militaire AFC M23 ngifite inshingano nyine zo gukora inshingano zazo zo kurinda abaturage kandi byemeye n'amategeko kandi ko bazakoresha nabo ibikoresho byose bafite ture mu moyen nécessaire kugira ngo barinde abaturage ndetse no kubashyira no binzira karengane. Reka rero turebe ko nyine rwambikana kuko rutambikanye ubwo leta iraba yumvise imbuzi ya M23 cyangwa M23 bayananiwe no kuvuga leta ishobora kuvuga iti bano bantu noneho baje kubera itangazo runaka kuko hari abavuze ngo barabona ari ngombwa gukoresha uburenganzira bwabo bwo kwirwanaho. None se Sandri tuzakoresha uburyo bwose bushoboka kugira turengere abaturage b'inzira karengane kandi duhagarika bicanyi kugira ngo batongera guhutaza cyangwa umuryango mpuzamahanga babwira nawe ukabarya urwara. Rese amatangazo ntago bagira umuryango mpuzamahanga ntubibona taza kuba ndeba da haza kuba ndeba aho bigana wa mugani wawe ese ibyo bavuze baraza kubikora cyangwa se sinzi barabikora ariko nyine ko ntari umujyanama muri abantu barwana muri Kongo bangiza umujyanama yego nasabe M23 kutabikora kutagwa mu mutego wa leta ya Kinshasa yo kubashora mu ntambara bigashobora ko ari umutego kuko aya matangazo barimo kwandika niyo arimo gushimisha leta ya Kinshasa ese ko mutabikora ngo turebe mufate Uvira mufate Kisangani tubajyane Doha tubajyane Washington babasazi turimo kurwana nabo babita basazi ibintu nk'ibyo akaba ari umutego bari ku biriya no kubabwira ngo nimuze urumva kandi ntabwo ari byo yego abanyemu23 nibihangane barebe ikizavye Doha bakomeze batanga abagabo kizaza ko n'ikindi cyaraje ntabwo bivuze ko ntacyo barageraho uyu munsi intambwe kwinda ryo Kinshasa yageninze haribyo na M23 gaining yego for your information ajya nkubwire ko ibihugu bya Afrika hafi ya byose
buriya Doha ifite bonds office, good office, ibiro by'ubuhuza biri number 1 ku isi. Doha yahuje abarusiya, ihuza iki n'iki. Doha ihuza, nta muntu usuzugura Doha. Ihuza ibi bya Israel na ntuza. Kuba M23 yicara mu mujyi umwe naho Netanyahu yicara ndore wese, ni idarapo rikomeye cyane M23 azamuye kuri Afrika, kandi aramutwe w'inyeshyamba mutaye n'igihugu. Ubundi Doha ihuza ibihugu. Iyo yagiye mu bantu b'inyeshyamba iba yakubashye. Cyangwa se giye mbona no muri Doha banubaha ibi bintu bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, na cyane ko bivugamo n'u Rwanda nk'igihugu cy'inshuti ya Qatar. Ibyo nabyo wabishyiramo. Yego. Ariko niba twavuga ngo hari indogobe, hari n'uyicayeho. Yego. Sibyo? Umuntu uri ku ndogobe agomba no kwitondera, akubaha n'iyo ndogobe. Yego. Niba amahoro ya muri Kongo azatwarwa n'indogobe ya Qatar, ntabwo ugomba kugenda utera imigeri cyangwa ikubita ishyi. Yego. Kandi nateye umugeri ntabwo wayica akaguru. M23 niyihangane. Sibyo? Ireke kuva mu birindiro irimo, yongere uburinzi bw'ikirere, irabishoboye. Ku buryo ahantu hose ifite hakomeza aba harinduye umutekano n'ikirere. Yego. Ikindi kintu yakora kitari ibitero bigeneralize nkuko leta irimo kubikora, izi ko yarwanye mu konturu ya Goma umwaka wose, kandi nta mabombi itarashweho za Sake nayo hose umwaka wose urashira. Nikoresha iriya system. Yego. None nibishobora, yumva bishoboye, igigabe ibitero bitoya byo kwihaniza leta. Urumva? Yego. Nka buriya rwose hari nk'ahantu ugenda umukomanda M23 nagabe igitero, niba nagaruka amahoro ntumbaze. Hakawuvira nakagabaho operation y'amasaha 2. Nasiga mbahaye isomo. Nkavuga ngo n'ubutaha nimuzongere. Nkasubira kandi aho navuye simafate. Nibyo bitero ishobora gukora byo kwihaniza leta. Biremewe. Nubwo mwamuganirira muri paradizo, umuntu akugabaho igitero cy'indege ukamukuraho, ukamugabaho ibitero nka 5, ukora imwandikira, ukavuga ibi bibaye kubera impamvu, akajya leta ikajya ibitero ibanze gutekereza. General Makenga napanga ibyo biryo, ubwo buryo butari conquête, butari kongera gufata ahandi hantu. Urumva? Ukarasa Kibati ngahita ntera pinga amasaha 4, operation muri pinga. Sibyo? Yego. N'ibihari byose nka neutralize, nkongera nkagaruka. Nibakora izo leta, bakora ibyo bitero bigenda bigaruka badakonkarinze. Ku buryo leta izajya gusakuza ngo dore bafasha Uvira bagasanga mwavuyemo. Ntago ari ihame ujya kurasa Uvira ngo yifate. Bure twirwara M23 barasa Uvira bakayikora mo operation za Makanaki bakazitwara, zajya kutuma bakazifunga, barangiza bakavuga ati n'ubutaha nimwongera. Drone mwizajya mubona igipimo iki drone isuko niza dutere Rubero. Urumva? Yego. Twe kuhafata kuko iyo bahafashe baravuga ngo musubire inyuma, nuko kubita ngahita nisubiza inyuma. Ibyo nabikora rero. Ndumva ari ibyo ikibazo cyanjye nkiburijemo, wanyongeje bihagije. Hari ukuntu kera twajya tubwira abantu ngo mbonje akanyabunyobwa kujya uguri akagwa duki, ukavuga ati mutunda akakongeza 2 3, ugahita ugura nko bwa 400. Rero nanjye aho gura ubwa 400 wambonje wambonje pe ndanyuzwe. Reka naje ikibazo cyagera uyu mu boss utajya ukana n'akanyenyeri shamarisha. Boss biki gihe mwana isabukuru nziza, ahubwo isabukuru nziza mwana wanjye, mbura iminsi 6. Ibyo so ukundira mu mibare, ariko se Sandrine wadutse wanyifurije umwaka nturashira nyine, uzanye n'isabukuru mbere y'abantu bose. Isabukuru ntabyo nemeye, reka muzabanze nyigire. Oya nyikwifurije mbere, reka ibanze igere kandi izagera. Kigoteye ubwoba ntabwo binteye, ahubwo rufanga ukundira mu mibare ngubwe ngo namaze kwifuriza ngo jewe. Oya kwifuriza no kugusohokana ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubyemere kuri kamera. Sawa rero. Ndagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha. Sha ariko uyu munsi harakonje kabisa pe. Harakonje ariko turifubika. Turifubika kandi abantu no kwifashisha amafunguro ashyushye. Urumva? Nk'abantu bakunda nyine mu ruhango. Urugero. Mu ruhango ubundi leta yitege kuzakira impinja nyinshi bihereye kuri iyi tariki, kuko nyine abantu baba bari mu kazi kose. Yego. Muri bene akakabeho. David urabeho ujya mu kazi. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye,
nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.